Burya abantu benshi tuzi ko karoti ari nziza ku mubiri wa muntu, ndetse burya kuzigaburira abana ndetse n'abageze mu zabukuru ni byiza kuri bo, cyane cyane nk'abana bituma bakura neza, amaso yabo akabona neza, ndetse n'abageze mu zabukuru burya izamura ikanongera abasirikare b'umubiri, ndavuga ubwirinzi bw'umubiri. Burya karoti tuyisangamo intungamubiri zitandukanye zirimo amavitamini, imyunyungugu ndetse n'ibindi binyabutabire turubuze kukubwira. By'umwihariko rero muri kino kiganiro turakubwira ku kamaro n'impamvu zigera ku 10 ukwiye kurya karoti kuri ifunguro ryawe ntukazibure. Burya karoti ni nziza kandi burya ni imboga nziza buri wese yagakwiye kurya, kutazirya burya uba wihemukira, kubera ko tuzisangamo intungamubiri zitandukanye kandi z'ingenzi ku mubiri wacu. Burya ubwiza ndetse n'akamaro ka karoti ntabwo bigarukira ku maso gusa, ahubwo burya karoti ni na nziza kuzirya ku bantu basanzwe bafite uburwayi nka diyabete ndetse n'indwara zitandukanye zirimo na hypertension yewe na diyabete. Tudatinze rero reka turebere hamwe impamvu 10 ukwiye kurya karoti buri munsi cyangwa se kenshi gashoboka ku mafunguro yawe. Impamvu ya mbere burya ukwiye kurya karoti ni uko burya karoti tuyisangamo vitamine A ku bwinshi. Burya karoti ni zimwe mu mboga cyangwa se ni bimwe mu biribwa dusangamo vitamine A ku bwinshi. Burya muri karoti dusangamo beta carotene, niyo rero umubiri uza guhinduramo vitamine A. Vitamine A ni vitamine y'ingenzi cyane mu gutuma tubona neza, mu kongera abasirikare b'umubiri ndetse no gutuma tugira uruhu rwiza. Ufashe agakombe kamwe kuzuye juice ya karoti cyangwa se karimo ji ya karoti, burya dusangamo vitamine A ingana na 400% byo dukeneye ku munsi. Urumva ko habamo vitamine A y'umurengera muri karoti. Vitamine A kandi dusanga muri karoti ituma amaso yacu abasha kubona neza, akabasha guhangana n'urumuri. Nanone burya ituma amaso yacu adahuma mu ijoro, ndetse kandi bikagabanya ibyago byo kwasirwa n'indwara zifata amaso cyane cyane zatewe n'ubusaza. Vitamine A dusanga muri karoti ni ingenzi, kandi igituma karoti iba nziza ku mubiri wa muntu burya ni iyi vitamini y'ingenzi cyane mu gutuma tubona neza, mu kongera abasirikare b'umubiri ndetse no gutuma tugira ubuzima bwiza muri rusange. Impamvu ya kabiri ukwiye kurya karoti ni uko burya ituma amaso yacu abona neza. Nibyo rwose nk'uko twari tumaze kubivuga, burya vitamine A ni ingenzi cyane mu gutuma amaso yabona neza ndetse no kugabanya ibyago byo kwasirwa n'indwara zifata amaso, cyane cyane nk'indwara izwi nka macular degeneration. Si vitamine A gusa burya ituma amaso yacu abona neza dusanga muri karoti, burya mo n'ibinyabutabire byiza bituma amaso yacu abona neza. Harimo nk'icyitwa luteine n'icyitwa zeaxanthine, ni ibinyabutabire nabyo bituma amaso yacu abona neza kandi bikarinda agace ko mu jisho kitwa retina ndetse n'imboni z'ijisho. Nk'ubu luteine na zeaxanthine ni ibinyabutabire byo mu bwoko bw'ibyitwa antioxida bituma tubasha kubona neza, cyane cyane bikagabanya k'urumuri rw'ubururu bwa rundi ruturuka mu bikoresho by'ikoranabuhanga rwakwangiza amaso. Bityo rero ibyago byo kuba amaso yawe yarwara cyangwa se yakwasirwa n'uburwayi harimo nk'indwara z'ishaza zizwi nka cataracts, indwara zizwi nka macular degeneration, ibyago byo kuzirwara bikagabanuka. Iyo rero burya ubuze vitamine A mu mubiri wawe ku muntu utarya karoti, burya bitera uburwayi bwitwa dyslipidemia, bukaba ari uburwayi aho umuntu adashobora kureba mu ijoro ahubwo agahuma. Nanone burya ngo iyo ubuze vitamine A burundu ku muntu utarya karoti, bishobora kugutera ubuhumyi bwa burundu. Impamvu ya gatatu ukwiye kurya karoti ni uko burya izamura ubudahangarwa bw'umubiri, ndavuga abasirikare b'umubiri. Ibyo biterwa na vitamine C ndetse na vitamine A dusanga muri karoti. Izi vitamine zombi zikaba zongera abasirikare b'umubiri, ndavuga ubwirinzi bw'umubiri mu guhangana n'uburwayi turwara. Nk'ubu vitamine C ituma mu mubiri wacu hakorwa intete zera z'amaraso zizwi nka white blood cells, kandi zigakora nk'abasirikare b'umubiri barwanya uburwayi butandukanye dushobora guhura nabwo. Nanone burya ibyitwa fibre dusanga muri karoti nabyo bituma amara yacu akora neza, ibyo bikagabanya ibyago byo kuba twarwara indwara zo mu mara ndetse n'ubwirinzi bw'umubiri wacu bukazamuka. Impamvu ya kane ukwiye kurya karoti ni uko burya itera imikorere myiza y'umutima. Muri karoti dusangamo umunyungugu witwa potassium ndetse n'ibyitwa fibre, ibyo byose bikaba bituma umutima wacu ukora neza kandi bikabasha no kuringaniza ikigero
cy'umuvuduko w'amaraso ukaguma mu kigero cyiza. Ndetse burya kurya karoti nanone bigabanya ibinure bibi byo mu bwoko bwa cholesterol bishobora gutera uburwayi, nanone bigatuma imitsi itwara amaraso ikora neza. Umunyungugu witwa potassium dusanga muri karoti uragenda ukakora ku mitsi itwara amaraso ikaguka. Ibyo bigatuma rero imitsi itwara amaraso ikora neza kandi amaraso agatembera neza, ibyo bikagabanya wa muvuduko w'amaraso ukabije kandi bikagabanya ibyago byo kuba wawurwara. Fibre dusanga muri karoti ziragenda zikagabanya bya binure bibi bishobora gutera uburwayi, bishobora no kuzibiranya imitsi itwara amaraso ku buryo umutima urwara. Hari n'ibinyabutabire byo mu bwoko bw'ibyitwa antioxida dusanga muri karoti, nabyo bituma umutima wacu ukora neza, bikagabanya inflammation ku mutima kandi bikarinda ko imitsi itwara amaraso yaziba. Akamaro ka gatanu cyangwa se impamvu ya gatanu ukwiye kurya karoti ni uko burya ifasha mu igogora ry'ibyo twariye. Burya karoti ni nziza cyane kubera ko ushobora gufasha mu igogora ry'ibyo twariye. Ibyo kenshi bigaterwa no kuba tuyisangamo ibyitwa fibre twabivuzeho, kuko fibre burya niyo ituma karoti zibasha gutuma igogora ry'ibyo twariye rikorwa neza, ikoroshya umusarani, igatuma wituma neza kandi ikarwanya ikanavura indwara ya constipation. Fibre rero dusanga muri karoti ni na nziza mu gutuma udukoko twiza two mu mara tubasha gucagagura ibyo twariye, bityo bigakurwamo intungamubiri twariye. Ndetse burya nanone fibre dusanga muri karoti zivura indwara nyinshi zifata mu mara, zikagabanya ibyago byo kuba byimba mu nda cyangwa se wagubwa nabi n'ibyo wariye. Karoti nanone burya tuyisangamo amazi menshi, ibyo bikaba ari ingenzi cyane mu gutuma igogora ry'ibyo twariye rikorwa neza kandi n'ibiribwa bikabasha gukamurwamo intungamubiri zihagije. Impamvu ya gatandatu ukwiye kurya karoti ni uko burya gufasha mu kugabanya ibiro mu gihe ufite byinshi cyangwa se mu gihe ufite umubyibuho ukabije. Burya karoti tuyisangamo amakalori make ahubwo tugasangamo fibre nyinshi. Ibi bikaba ari ingenzi cyane ko umuntu wifuza kugabanya ibiro by'umurengera cyangwa se umuntu wifuza kuguma kuri taye ya nyayo cyangwa se ananutse. Kuba karoti dusangamo kalori nkeya ni ingenzi cyane mu gutuma tubasha kugenzura neza ibiro byacu ndetse no kumaintininga taye dufite. Muri rusange rero burya karoti ku muntu wifuza kugabanya ibiro by'umurengera cyangwa se umuntu ufite umubyibuho ukabije, ni byiza ko yakwirira karoti. Impamvu ya karindwi tukwiye kurya karoti ni uko ari nziza ku ruhu, ituma uruhu rwacu rumera neza. Hari ibinyabutabire dusanga muri karoti yewe n'amavitamine atandukanye atuma tugira uruhu rwiza, tukagira uruhu rukeye. Nka beta carotene dusanga muri karoti irinda uruhu rwacu kuba rwakwangizwa n'imirasire y'izuba. Nanone burya beta carotene ikagabanya kuba izuba rishobora gutera kanseri cyangwa se kuba dushobora gusaza biturutse kuri rya zuba. Nanone burya beta carotene dusanga muri karoti ishobora gutera ikorwa rya collagen. Collagen ni ubwoko bwa proteine dusanga mu ruhu ituma tugira uruhu rwiza. Vitamine C nayo dusanga muri karoti ituma nanone collagen ikorwa. Ibyo bigatuma tugira uruhu rwiza kandi rukweduka, bikanarurinda gusaza imburagihe cyangwa se kwangizwa n'imirasire y'izuba cyangwa se kuba wagira iminkanyari kandi ukiri muto. Impamvu ya munane ukwiye kurya karoti ni uko burya igabanya ibyago byo kwibasirwa na kanseri zitandukanye. Nibyo rwose burya kurya karoti bigabanya ibyago byo kurwara kanseri zitandukanye. Ibyo biterwa n'ibinyabutabire bibiri dusanga muri karoti, harimo icyitwa phycalcanol ndetse n'icyitwa phycalcanediol. Bikaba ari ibinyabutabire bifite ubushobozi bwo kurwanya kanseri cyangwa se kuba uturemangingo twabyara kanseri. Burya na beta carotene dusanga muri karoti irinda uturemangingo tw'umubiri kuba twakwangirika, ikanatuma tudashobora kubyara kanseri. Kurya karoti bigabanya ibyago byo kurwara kanseri yo mu mara, ibyo bigaterwa na fibre dusanga muri karoti ituma digestion y'ibyo twariye ikorwa neza. Ndetse burya karoti nanone igabanya ibyago byo kuba twarwara kanseri yo mu bihaha. Nk'uko bigaragazwa n'ubushakashatsi burya ngo ibiribwa byose birimo beta carotene bigabanya ibyago byo kurwara kanseri y'ibihaha yewe no ku bantu banywa itabi. Nanone burya kurya karoti bigabanya ibyago byo kurwara kanseri y'amabere. Ibyo nabyo bikaba bigaragazwa n'ubushakashatsi. Impamvu ya 9 ukwiye kurya karoti ni uko burya igabanya isukari yo mu maraso. Ibi bikaba ari byiza cyane no ku muntu usanzwe ufite uburwayi bwa diabete. Burya karoti rero tuyisangamo yigira ibyitwa low glycemic index, ni ubushobozi bw'ikintu mu kugabanya cyangwa se mu gutuma isukari igabanuka. Bityo rero kurya karoti ntabwo bizamura isukari yo mu maraso. Ibyo bikaba ari byiza cyane no ku bantu basanzwe bafite uburwayi bwa diabete.
Kurya karoti rero kuri bo ni amahitamo meza. Fibre dusanga muri karoti ituma isukari itazamuka cyangwa se ngo yakirwe mu mubiri mu buryo bwihuse ku buryo yazamura isukari yo mu maraso. Ibyitwa carotenoide dusanga muri karoti nanone inyungu zigaragaza ko zituma umusemburo witwa insuline ukora neza. Ibyo bikaba ari ingenzi cyane mu gutuma insuline igabanya ya sukari yo mu maraso. Murabizi ko insuline ni umusemburo ugabanya isukari yo mu maraso. Impamvu ya 10 ukwiye kurya karoti ni uko burya ari nziza ku mikorere y'amagufwa kandi ituma akomera. Burya karoti dusangamo calcium nubwo bwose ari nke, ariko tugasangamo na phosphore ndetse na vitamine K. Izo zose zikaba ari ingenzi cyane mu gutuma tugira amagufwa meza kandi akomeye. Nk'ubu calcium ndetse na phosphore zituma amagufwa yacu akomera ndetse zikonongera ibyitwa bone density mu mubyimba w'igufa. Vitamine K burya nayo ituma amagufwa yacu nayo amera neza ndetse ikagabanya ibyago byo kuba twarwara indwara ya osteoporosis itera kumungwa kw'amagufwa. Muri rusange rero karoti ni nziza cyane. Kuyirya ni byiza cyane, bizatuma ugira ubuzima bwiza muri rusange, bigabanya ibyago byo kwesirwa n'indwara zikomeye nka diabete, kanseri ndetse na hypertension, kandi bitume ugira ubuzima bwiza. Karoti ushobora kuyirya ari mbisi, ndetse burya karoti ni zimwe mu mboga ushobora kurya mu buryo bwose ari mbisi cyangwa zitetse, ndetse ushobora no kuzikoramo umutobe ushobora kunywa mu buryo busanzwe. Kurya karoti rero buri munsi ni byiza kuri wewe, bizatuma ugira ubuzima bwiza kandi bizazunganira ibiryo usanzwe urya, bituma ubona intungamubiri utasangaga mu bindi. Karoti kuzirya, kunywa juice yazo bizatuma ugira ubuzima bwiza muri rusange, ndetse niba bishoboka uzabikore. Aribwo bwa mbere ugeze kuri channel wakora subscribe, ndetse nanone ufite igitekerezo cyangwa se inyunganizi wayandika hagenewe kujya comment, tuvuga ku buzima, indwara, imiti ndetse n'ibiribwa. Twibanda cyane ku biribwa kubera ko ari byo bituma tugira ubuzima bwiza, ndetse kandi tukivura bidasabye ko dukoresha imiti.